Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Iki ni icyigisho cy'177. Turacyari kwiga ku butumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Urera Mana kandi urakiranuka. Gitondo turagushimiye kandi turaguhimbaje. Gitondo dushyize hejuru izina ryawe, izina ryawe niryubahwe. Turasenga cyane ngo ubwami bwawe bwonyine aba ari bwo buza. Turasenga cyane ngo ibyo ushaka gusa ari byo bibaho mu isi nk'uko kubaho mu ijuru. Mu izina ryawe turasenga cyane ngo ifungo ritunga umunsi riduha uyu munsi. Ifunguro tuvuga ni umutsima w'ubugingo, ari ryo jambo ryawe, kugira ngo uyu mwanya amatwi yacu afunguke, amaso yacu afunguke, imitima yacu ifunguke, kugira ngo twumve kandi twumvire ijambo ryawe Mana. Ntituba bata umwanya, ntituba abajuga inyuma yahuye, ahubwo turasenga cyane mu izina rya Yesu KRISTO, kugira ngo imbaraga z'ijambo ryawe uduhe kukumva no gushyira mu bikorwa ibyo twigishwa nawe. Reka dukure muri ryo imbaraga zo gutunganira. Haleluya. Reka dukure muri ryo imbaraga zo kukumvira. Reka dukure muri ryo imbaraga zo kukubaha. Reka dukure muri ryo imbaraga zo gukora ubushake bwawe. Mu izina rya Yesu KRISTO turagushimiye Data, wirushyirwe hejuru. Amen. Ijisho cy'umunsi cyitwa ngo ese urimo kugurumana. Turabisanga muri Luka 8:16 kuza kwa 18. Turasoma, naho kongeza itabaza ngo ryubikeho inkangara, cyangwa ngo arishyire munsi y'urutara, ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo, kugira ngo abinjira basange habona, kuko ari nta cyahishwe kitazagaragara, cyangwa icyakorewe mu rwero kitazerekanirwa mu mucyo. Nuko mwirinde uko mwumva, kuko ufite azahabwa, n'udafite akazakwa n'icyo yibwiraga ko afite. Ibyo biri muri Luka 8:16 kuza kwa 18. Uyu munsi turavuga ngo ese urimo kugurumana cyangwa urimo kwaka. Uyu mugani umeze nk'aho Yesu yabwiraga abantu ko bagomba kwerekana umucyo. Asa nk'aho yabwiraga itorero ko ari ryo rigomba guhitamo igihe rigomba gukorera Imana, igihe ritagomba kwikorera. Gusa ari icyo tubona, Yesu yatangiye interuro avuga ngo ibi ni ukutubwira ko nta muntu ufite ubwenge buzima wacana umucyo yarangiza ngo awushyire munsi y'igitanda. Iki si ikibazo cy'itorero, kuko itorero si cyo ricana umucyo, ahubwo umukristo ni itabaza ry'Imana ryacanywe na KRISTO ngo rimurikire isi. Imana niyo iducana maze tukagurumana. Ibi biragaragara neza muri Efeso 2:8. Haravuga ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo n'impano y'Imana. Ubwo rero Imana imaze kugucana, Imana yaranaguteguriye ahantu ho kugutereka. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo niba uracanywe n'Imana, Imana ifite igitereko cyawe yaguteguriye, ifite icyiciro yaguteguriye, buri tabaza igitereko cyaryo. Nawe rero mu muriro Imana yagucanyemo ifite igitereko yaguteguriye, hari ahantu yaguteguriye. Imana ishimwe cyane. Ntabwo yagucana ngo nirangize guhishe. Niba umuntu atabikora ngo acane itari ishyire munsi y'igitanda, ngo acane gatodo, urakazi, niba uzinzi, niba ukazi ntabwo tukibaho hari, gucana agatodo gashyire munsi y'igitanda kuko uzi neza ko gatodo akagitwika. Nguko nuko Imana itacana umuntu wayo niraza ngo igihe nimuhisha ahantu. Ntabwo ibyo bibaho. Ntabwo Imana ibyo bintu yabikora. Ucana itara aricanira kugira ngo yirukane umwijima, kandi arijyana aho ashaka kubonesha, akarijyana aritegeka kugira ngo urumuri ruhaze. Ahari ujya wibaza hamwe n'ibyo wahishuriwe n'Imana icyo uzabimarisha. Ahari ujya wibaza icyo ijwi ryiza iryo kuririmba Imana yaguhaye rizamara. Ahari wibaza icyo izo ndirimbo wanditse zizamara, kuko ubona bisa naho wowe wapfundikiriwe mu kibindi, kandi nta wita ku by'Imana yagushyizeho. Ese uzi ikibazo? Hari ibintu bibiri bishoboka. Ahari ntabwo uritabaza nk'uko ubyibwira,
cyangwa ukaba uriryo ariko Yesu akaba ataragucana ngo ugurumane. Erega na Yesu yari umwana w'Imana kuva akivuka. Itabaza rye ryari rigihishe, ntiryagaragaraga kugeza igihe Imana yamugurumanishije maze isi yose ikabona umucyo we. Utandukanye ibintu. Si inshingano zawe rero kwishakira icyo uzakura mu nzu y'Imana. Imana yo yacanye umucyo wawe, niyo igushakira igitereko cy'itabaza ryawe. Umenye neza ko umumaro wawe utangira umaze gucanwa. Ntabwo wagurumana ngo ntitubone umuriro wawe. Imana si umuswa, ntizagucana ngo igushyire munsi y'igitanda. Nigucana izagushyira ku gitereko cyawe. Imana ishimwe. Reka dusenge. Data wa twese, turagushimiye, turaguhimbaje. Tugushimiye ukuri kw'ijambo ryawe, tugushimiye ijambo ryawe ko ritabeshya, tugushimiye ijambo ryawe ko ari ukuri. Turasenga ngo mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo Mwami Imana ucanishe itabaza ryacu umucyo mwinshi cyane, bituma Mwami Imana tutabasha guceceka ngo tugume mu ibanga. Mu izina rya Yesu turasenga twinginga cyane. Ba bantu bahishura ibintu byinshi batabasha kuvuga ko bataracanwa. Ba bantu banditse indirimbo nyinshi bataracanwa kubera ko batarazisohoka ko ubu none abakiri bataracanwa. Turasenga cyane Mwami Imana ngo bacane, ngo bacane, ngo bacanishe umuriro waka cyane, ngo bacanishe umuriro utwika cyane, kugira ngo Mwami Imana bagukorere nk'uko bikwiriye. Wera cyane Data wera kandi urakiranuka, ufite imbaraga nyinshi kandi urakomeye. Utubashishe, utugire neza, ubane natwe, uturinde, utwereke gucyanuka kwawe, utwereke kugira neza kwawe. Mu izina rya Yesu Kristo turasenga cyane ngo indwara zose zicecekere mu magufa no mu mibiri y'abantu bose bakwizera. Turasenga ngo ibyaha byose bicecekere ndetse bicirwe intege mu mibiri y'abantu bose bakubaha, kugira ngo abantu be bagutunganire, kuko icyo nicyo bashaka cyane, ko nawe cyari cyo bahamagariye. Turagushimiye Data wera, dushyize hejuru izina ryawe. Mu izina rya Yesu tugushyize hejuru, uhabwe icyubahiro Data wera, mu izina rya Yesu, amen. Isezerano ry'umunsi warisanga muri Yeremiya ibice 20 umurongo wa 9. Haravuga ngo, kandi iyo mvuze nti sinzamuvuga, haba no guterurira mu izina rye, mu mutima wanjye yamera nkaho harimo umuriro ugurumana, ukingiraniye mu magufwa yanjye, simbashe kwiyumanganya ngo nyabike. Ibyo biri muri Yeremiya ibice 20 umurongo wa 9. Imana igumugisha ko kwifatanya natwe, Imana igumugisha kubwo kumva ijambo ryayo, Imana igumugisha ko gufata umwanya wo kwiga ijambo ryayo. Ndagusabira cyane ngo Uwiteka abane nawe. Ndagusabira cyane ngo imbaraga mvanjuru zikuzure. Ndagusabira cyane kugira ngo umwanya ufate wo kumva ijambo ry'Imana ntuwe impfabusa. Ndagusabira cyane kugira ngo uko wumva ijambo ry'Imana uhindurwe naryo, kandi uhabwe imbaraga zo gushyira mu bikorwa ibyo wigishwa naryo. Mu izina rya Yesu, intege z'umubiri wawe zikurweho, uburwayi bw'umubiri wawe bukurweho, ububabare bw'umubiri wawe bukurweho, intege ze ufite zituma ukiranirwa zikurweho, kugira ngo ubashe gutunganira Imana. Icyo ni Imana igushakaho, kandi nawe nicyo wifuriza. Ndasenga ngo rero mu izina rya Yesu, kuko ijambo ryawe rivuga ngo, ijambo ry'Imana rivuga ngo mu kanwa k'abahamya babiri ijambo ryose rikomezwe. Nk'uko ushaka gukiranukira Imana, n'Imana ikaba ishaka kwikiranukira. Ndasenga ngo iryo jambo rihamwe mu mubiri wawe, kandi rihamwe mu magufa yawe, rihamwe mu bitekerezo byawe, kugira ngo ubashe kugenda nk'uko Imana ishaka. Urakoze kwifatanya natwe, urakoze kumvira ijambo ry'Imana, urakoze gutega amatwi ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube, ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka Wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.